Nshuti bavandimwe b'ikiganiro Menya Ukuri, tugeze mu wundi mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi aka kanya Imana iba yaduhaye, Imana iba yavuganye natwe kugira ngo dutangaze ukuri kuvuye mu ijambo ry'Imana. Imana ivugira mu bantu, ikavugira mu bakozi bayo. Uyu munsi rero tugirize amahirwe kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana riciye mu muvugabutumwa Evangelist Muhongerwa Gorete. Reka tumuhe akanya atugezeho ijambo ry'Imana. Nanjye ndabashuhuje bene data bakundwa, bakunze b'ikiganiro Menya Ukuri. Ngiye kubagezaho ijambo ry'Imana yanshyize ku mutima wanjye. Uyu munsi nabyukanye umutima uremerewe, numva mfite agahinda kenshi ku mutima kubera ibyaha birimo bikorwa na bene bacu b'Abanyarwanda, kubera ibyaha birimo bikorwa ku isi hose, ariko by'umwihariko bene wacu b'Abanyarwanda. Nabonye ko ikizira cyinjiye ahera, cyinjiye mu bwoko bwacu, cyinjiye muri bene wacu. Imana impa ijambo rero riri muri Yeremiya ibice 24. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ikimenyetso cy'imbuto z'umutini nziza n'izindi mbi. Iri ni iyerekwa Yeremiya yagize. Reka dusome tugere ku murongo wa 6 duhereye ku murongo wa 1, hanyuma ndabaha ubusobanuro nk'uko numva umwuka yanyoboye. Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yajyanye Yekoniya mwene Yehoyakimu umwami w'Ubuyuda ho imbohe, hamwe n'ibikomangoma by'Ubuyuda n'ababaji n'abacuzi, abakuye i Yerusalemu akabajyana i Babuloni. Icyo gihe Uwiteka yaranyeretse, mbona ibitebo 2 birimo imbuto z'umutini biteretswe imbere y'urusengero, biteretswe imbere y'urusengero rw'Uwiteka. Igitebo kimwe cyarimo imbuto nziza cyane nk'iz'umwimambere, icya kabiri cyarimo imbuto mbi cyane zitaribwa kuko ari mbi. Maze Uwiteka arambaza ati, Yeremiya, ubonye iki? Ntimbonye imbuto z'umutini nziza, ni nziza cyane, imbi n'imbi rwose, ndetse ntizaribwa kuko ari mbi cyane. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo, uko umenye izo mbuto nziza, niko nzamenya imbohe z'Ubuyuda, izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu cy'Abakaludaya, kugira ngo nzigirire neza, kuko nzabahangaho amaso y'urukundo kugira ngo mbagirire neza, kandi nzabagarura muri iki gihugu, nzabubakira kandi sinzongera kubasenyera, nzabatera bamere kandi sinzabarandura. Imana yacu nishimwe. Umutima wanjye ufite agahinda cyane k'ibibi bibera muri iyi si, k'ibibi bibera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. By'umwihariko mfite agahinda ka bene wacu barimo bagendera mu bibi byangwa n'Uwiteka Imana. Umwuka w'Imana yansobanuriye neza ko ibi bitebo 2 ndabigereranya n'abantu b'ubwoko 2. Igitebo cya mbere ngo kirimo imbuto nziza, ngo nziza cyane, ngo zimeze nk'imbuto z'umwimambere. Icyo gitebo cya mbere kirimo imbuto nziza ndakigereranya n'abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, n'abantu bamenye Imana,
bagafata icyemezo cyo kureka ibyaha burundu, bakamenya ukuri, bakagerageza kugendera mu by'Imana ishaka, ndetse bakagira ishyaka ryo gukora iby'Imana ishaka. Iki gitebo cya kabiri kirimo imbuto mbi cyane, ndakigereranya n'abantu barimo gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Bene data bakundwa, mwebwe munkurikiye kuri channel ya YouTube, ni ukuri ikizira cyinjiye mu miryango yacu, cyinjiye muri bene wacu. Imana idutabare cyane. Uyu munsi harakorwa ubusambanyi bw'indengakamere. Uyu munsi umwana arahangara kurira uburiri bwa se, akaryamana n'umugore wa se. Uyu munsi umuhungu araryamana na mushiki we, bakabyarana bidakwiye. Ni ikizira Imana yanga urunuka. Ubwo busambanyi bubabaje Imana. Ntabwo ndi uwa mbere, sindi n'uwa nyuma uvuze ibi bintu. Abakozi b'Imana begera Imana, bagasenga Imana, bakumva icyo umwuka w'Imana babwira. Ibi bintu barabyeretswe, si umwe, si babiri, si batatu. Imana itubabarire, idutabare kandi tugirire neza. Imana ibabajwe n'ibyaha birimo gukorwa. Imana ibabajwe n'ubusambanyi bw'indengakamere burimo gukorerwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu baratingana, birababaje Imana cyane. Icyo ni ikizira cyangwa n'Uwiteka Imana. Imana irababaye. Ariko wowe unyumva ukaba unkurikiye, ndagusaba kugira ngo ugire umutima ugarukira Imana, ugire umutima wowe wamenye ukuri, wowe ugereranywa n'izi mbuto nziza cyane, wowe wamenye ukuri ukaba usobanukiwe ikizira icyo ari cyo. Gira umutwaro w'ibyo bintu, gira umutwaro wo gusengera bene wacu b'Abanyarwanda, ndetse si bo bonyine, dusengera isi yose, ariko cyane cyane duhereye hano iwacu mu Rwanda. Dusengere bene wacu, Imana ibababarire ibicumuro. Dusenge kugira ngo Imana itubabarire. Ibyo ni ibyaha bizanira igihugu kuvumwa, ibyo ni ibyaha bizanira abantu kurimbuka. Ariko jye nawe nidufatanya, wowe unyumva, wowe wamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, tugafatanya tukagira umutwaro wa bene wacu barimbuka, tukagira umutwaro, tukaririra Abanyarwanda, tukaririra abatuye isi. Imana iri bwumve itugirire neza, iri bwumve ibabarire bene wacu, dukumire icyo kizira. Ni isengesho tugomba gusenga twebwe abamenye uko kuri. Uwo ni umukoro Imana iduhaye twebwe abagiriwe ubuntu bwo gusobanukirwa, tukamenya ko icyo ari ikizira. Dufate igihe tujya imbere y'Imana, dutakambire Imana, dusaba Imana kugira ngo idukirize igihugu, uwo muvumo iwudukize. Dusaba Imana kugira ngo ikumire icyo kizira. Abanduye baranduye, ariko noneho dusabe kugira ngo abasigaye Imana ibarinde icyo kizira cyo kubageraho. Imana iturindire igihugu, irinde ubwoko bwacu. Imana ibatabare, ibagirire neza. Nukuri birababaje cyane. Wowe sinzi uko byumva, ariko jewe byakoze ku mutima wanjye, kandi ndumva mfite agahinda gakomeye cyane kubera icyo kizira cyinjiye muri bene wacu, cyinjiye mu gihugu cyacu. Imana itubabarire. Uyu munsi mu gihugu cyacu habonetsemo abatinganyi, harimo abatinganyi. Umuntu agashaka uwo bahuje igitsina bakendana, umukobwa akendana n'umukobwa mugenzi we, umugabo akendana n'umugabo mugenzi we. Ibyo ni ibizira byangwa n'Uwiteka Imana. Ibyo bizira nibyo byazaniye Sodoma na Gomora kurimbuka. None uyu munsi natwe byadusatiriye, byatwinjiriye, biturimo mu gihugu cyacu, birimo bene wacu barabikora. Imana idutabare. Mwene data, wowe unyumva, wowe wagiriwe ubuntu bwo kumenya ukuri, wowe wagiriwe ubuntu bwo kumenya ko icyo ari ikizira, nidufatanye dusenge, dushyire hamwe, dutakambira igihugu cyacu, twingingire bene wacu. Ahari Imana yakwigarura ikarengera bene wacu, ikadutabara, ikadukiza icyo kizira, igakiza igihugu cyacu, ikakirinda umuvumo, ikadutsindira uwo muvumo ntutubeho, umuvumo twakuririrwa na bene wacu banze kwihana, banze kureka ibibi. Kandi abo bakora ibyo bibi, uko ubonye uburyo ubegere,
ubabwire kwica ari ikibi, mwe gutinya. Banyarwanda, mureke ibintu by'uburyarya, mureke ibintu byo kwiyumanganya, ibyo twita ngo ikinyabupfura. Umuntu akanga kubwiza umuntu ukuri, akamubwira murere gaca hejuru. Ntabwo ibyo ngibyo Imana ibishaka. Imana iratugaya ko tutafite ukuri muri twebwe, iratugaya ko tugira ibinyoma. Igihe urerega mwene so, igihe ureba umuvandimwe wawe akora ikizira, ariko ntumwereke ko ari ikizira kandi ukizi ko ari ikizira, wowe wamenye uko kuri, ntumwereke uko kuri, ugaca hejuru ugasigiriza ngo uranga kumukomeretsa cyangwa ngo uranga ko yagutera amabuye, icyo gihe nawe ufite urubanza imbere y'Uwiteka Imana. Ariko numubwira ukuri, ukamubwira icyaha cye, akabasha kwihana, uzaba ukijije ubugingo bwawe kandi ukize n'ubugingo bwe. Imana idufashe cyane, Imana idutabare. Imana yo yicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu ni wo mwanya dukwiye gukoresha kugira ngo tuyitakire. Ahari Imana yakwigarura ikatubabarira. Kandi Imana yabivuze hano ku murongo wa 5 ngo uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo uko umenye izo mbuto nziza niko nzamenya imbohe z'Ubuyuda, izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu cy'Abakarudaya kugira ngo nzigirire neza. Bene data, turagereranywa n'ubu Buyuda. Nubwo Imana yabwiraga Abisiraheli, ariko uyu munsi nitwe Abisiraheli b'uyu munsi, nitwe Bayuda b'uyu munsi, nitwe tubwirwa. Banyarwanda munkurikiye, nitwe tubwirwa. Imana, niba wowe wamenye ukuri, ureba icyo kizira ukamenya ko ari ikizira, niko n'Imana nayo izamenya imbohe zibohewe muri icyo kizira. Nidutakamba duhuje umutima, kumva koko dufite urukundo rwa bene bacu abo barimbuka, tukabazamura imbere y'Imana, tukabereka Imana dufite imitima imenetse, niko Imana nayo izamenya izo mbohe, ikabasha kuzibohora izo ngoyi kugira ngo izigirire neza. Niko izakiza bene wacu abo ngabo bagendera muri ibyo byaha, ikabakura muri ibyo bibi, ikababohoraho iyo ngoyi, ikabagiraho umudendezo, ikabababarira ngo kuko nzabahangaho amaso y'urukundo kugira ngo mbagirire neza. Imana nidukomeza gutakambira abo bene wacu, tugasenga dusaba Imana kugira ngo irandure ikizira muri bene wacu, irandure ikizira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ukuri Imana izabahindukiriza amaso y'imbabazi kuko ibafitiye urukundo, izatubabarira kuko idufitiye urukundo. Twebwe abo yamenye, abo yatoranije ikaduha kuyimenya, izatugirira impuhwe, idukiriza abacu bose. Reka dushyire hamwe, duhurize umutima hamwe. Bavandimwe, nukuri umutwaro numva mfitiye Abanyarwanda, mfitiye bene wacu bari muri ibi byaha, ndagusaba kugira ngo wowe wamenye ukuri ku ijambo ry'Imana, nawe ufatanye nanjye tugire uwo mutwaro. Niduhurize umutima hamwe wo gusenga Imana, Imana izumva idukiriza igihugu kandi izumva ikize bene wacu. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwira mu ngoma za 2. Riravuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarira ibicumuro byabo kandi mbakirize n'igihugu. Haleluya. Wowe rero washoboye kugirirwa ubwo buntu, ugakizwa, ukamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukamenya gutandukanya ikibi n'ikiza, ndakwinginze, ingingira abo bantu bakiri mu bibi, ingingira abo bantu bataramenya gutandukanya ururo n'icyatsi, bakigendera muri ibyo bibi, bakumva bibateye ishema, bakumva ntacyo bibabwiye. Ndagira ngo mbatangarize ko Imana ibabaye cyane, ibabajwe n'ibyo byaha, ibabajwe n'ibyaha Abanyarwanda dukora, ibabajwe n'ibinyoma biri mu Banyarwanda, ibabajwe n'ubusambanyi buri mu Banyarwanda, ibabajwe n'ubugambanyi. Nimureke tugire ukuri, tubwize abantu ukuri. Niba twaragiriwe ubuntu, Imana ikadutoranya, ikaduha gusobanukirwa, tukamenya gutandukanya icyiza n'ikibi. Nimureke tubwire abantu nabo bamenye gutandukanya ikibi n'icyiza, bakizwe. Imana irabagirira neza. Uwiteka Imana iduhana umugisha. Nukuri reka senge, ndumva umutima wanjye uremerewe, mfite agahinda gakomeye cyane kubera ibibi birimo gukorwa muri iyi si.
Uwiteka Mana Nyir'imbabazi, Nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, ndakwinginze Uwiteka Imana ikomeye, we wampaye iri jambo, nciye bugufi imbere yawe, nyaguhora ku ngoma, umutima wanjye urashavuye urabubona, nyaguhora ku ngoma, nsabye imbabazi zo gukiranirwa kwa bene wacu bose Abanyarwanda, Mwami baba abo dufitanye amasano, ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana ubabarire ibyaha bikorerwa mu miryango yacu, tubabarire ikizira cyinjiye mu gihugu cyacu, ubusambanyi bw'indengakamere, ubutinganyi, abendana ari abavandimwe, Mana tubabarire ibyo byaha nyaguhora ku ngoma, tubabarire Uwiteka Imana ikomeye, niba narakugiriyeho umugisha ukampa kukumenya, ndakwinginze ngo wumve ijwi ryo kwinginga kwanjye, ningingira igihugu cyacu cy'u Rwanda, Mwami uturinde umuvumo twazanirwa Mwami n'ibibi bikorerwa muri iki gihugu, ndasengeye Abanyarwanda ngo babarire ibicumuro byabo byose mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana wumve gutakamba kwacu, dukiriza igihugu, urakoze nyaguhora ku ngoma, Mwami mvuze icyo washyize ku mutima wanjye, wowe ukomeze wimanukira inyuma y'ijambo ryawe, urikomeze mu mitima y'abaryumva bose, kandi wumva ubutumwa wese Mwami umuhe guhindukira, umuhe kwihana, uwumva ubu butumwa yaramenye ukuri, umuhe ubutwari bwo gusanga abakigendera muri ibyo bibi, Mana isumba byose abereke icyiza n'ikibi, abereke ko bakwiye kuva muri ibyo bibi bagakora ibyiza, ababwize ukuri, ababwire ko Imana ibabaye, ababwire ko ibyo ari ibizira byangwa n'Uwiteka Imana. Urakoze Mana, ni mu izina rya Yesu nsenze, amen. Reka bene data mudukurikiranye, ubwo bwari ubutumwa Imana yashyize ku mutima wanjye, ariko nk'uko mubizi murana n'umutware wanjye Pastor Sylvester Nsengimana, nitwe tunyuze ubutumwa kuri iyi channel ya YouTube, habaye hari icyo yumva yashaka kongeraho yacyongeraho tugasoza. Imana ikugirire neza Evangelist Gorette, nibyo koko Imana yishimira abakiranuka, yishimira abagendera mu nzira zayo, ariko nanone iyo wacumuye ukagaruka nanone Imana irakwishimira. Rero niba wafashe icyemezo ukumva ubutumwa bwagukozeho ugahindukira, Imana yiteguye kukubabarira, kandi ubu ngubu ntabwo ari radiyo ngo wenda ngo turavuga udusubize, ariko nanone turaguha contact zacu kugira ngo wumva wafashe icyemezo cyo kugira ngo ukizwe uve muri ibyo byaha byangwa n'Uwiteka, wadutelefona cyangwa ukatwandikira tugasengana nawe, cyangwa ufite n'ikindi watubaza. Telefone zanjye Pastor Sylvester Nsengimana ni 0782 za Evangelist Gorette ni 0782 Rero mugire amahoro y'Uwiteka, kandi nukuri Imana ikunda abayigarukira. Rero Imana ibagirire neza, mugire amahoro y'Uwiteka. Shalom. Uwiteka Imana ibaha umugisha, mwebwe abadukurikiye kuri iyi channel ya YouTube, namwe mwese bakunze b'ikiganiro Menya Ukuri. Ndagira ngo mbwire umuntu wese utarakora subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube, yibuke gukora subscribe, ndetse akore na share, asangiza ubu butumwa abandi, ndetse akore like. Imana ibaha umugisha.